Hello Sherry. Hey babe, umeze gute? Baby, umeze ute? Ese ubundi uri hehe? Sherry, ndi mu rugo. None se umeze ute ko numva urimo kuvuga nk'uri kurira? Bite umeze gute? Sherry, ndi mu rugo gusa ndatwite. Babe, uvuze? Ugize gute? Sheri, reka gukina sha ubundi mu kazi. Sherry, ntabwo ndimo gukina. Ubu mfite pregnancy test mu ntoki. Sherry, nasanze ari positive. No, Clarisse, ntabwo bishoboka, reka kunyumisha. Gute? Ntabwo bishoboka. Ntabwo waba utwite. Ubwo se ushatse kuvuga ko utwite inda yanjye? Yego Sherry, Clarisse, ntabwo bishoboka, reka kunyumisha. Gute? Ntabwo bishoboka. Sherry, ariko urabizi ko twari twasinze. Tekereza neza, ntabwo wasinze icyumweru cyose. Yewe ndabyumva twari twasinze, ariko se nyuma yaho ni gute byibuze utatashye ngo ufate n'imiti? Ntabwo nakizera ko ariwe waza kumbwira ibyo bintu. Clarisse, ndagufataga nk'umukobwa ujijutse. Ni gute? Njyewe Patrick ndaguteye inda? Reka. Sherry, ntabwo nkubeshya. Okay, ntabwo ibyo mbyitayeho. Kumbeshya kwawe no kutambeshya kwawe, icyo nzi cyo iyo nda utwite ntabwo ari iyanjye. Nizere ko tubyumvikanye. Kuyitwita no kutayitwita ni amakosa yawe. Ubundi se ni gute kuri iki gihe ninde mukobwa nta mukobwa ugitwita biraho gutyo gusa? Niba utwite ubwo ni uko ushaka kutwita, igihe nta mwana nshaka, kandi nizere ko twumvikanye. Sawa, bye. Sherry, none se ko arankubye. Hello light givers, nizere ko mumeze neza cyane. Reka ntangire mbashimira mwe mwese dutangiranye iyi video, kandi mbasaba no gukanda subscribe kuri mwe mutarayikora, kandi namwe mwayikoze ndabashimiye cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo nziza cyane ivuga ngo ni iki nakora nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina. Aha imibonano mpuzabitsina ikorwa mu buryo bubiri, hari ikorwa hakoreshejwe agakingirizo ndetse n'ikorwa hadakoreshejwe agakingirizo. Ahangaha rero turi bwibande kuri ya yindi ikorwa nta gakingirizo, cyangwa se iyo twita imibonano mpuzabitsina idakingiye. Gusa nanone na ya yindi ikingiye ntabwo turi buze kuyirenza ingohe, kuko nayo nk'uko byagiye bigaragazwa n'abashakashatsi, byagiye bigaragara ko hari amahirwe umuntu wayikoze aba afite nawe yo kuba yagirwaho ingaruka zimwe na zimwe, nko kuba yakandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, cyangwa se akaba yatwara inda itateguwe, cyane cyane ko agakingirizo katajya karinda 100%. Mu gihe wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, uba ufite amahirwe 100%, cyangwa se nk'ibyo nakita ibyago byo kuba watwara inda cyangwa se ugatera inda, nanone ukaba wakandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina hatavuyemo n'imwe. Igihe nanone wakoresheje agakingirizo uba wirinze ku kigero runaka, ariko bitavuze ko
uba ufite amahirwe yo kuba wikingiye 100%, cyane cyane ko agakingirizo kakurinda byibura 85%. Bishatse kuvuga ko 15% nawe uba ufite ibyago byo kuba waterwa cyangwa se ugatera inda. Nanone hakaba hari indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zimwe na zimwe zishobora kukugeraho utitaye kuba wakoresheje agakingirizo. Rero niyo mpamvu muri iyi video tugiye kuganira ku buryo wakitwara nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina, noneho na za ngaruka zashoboraga kukugeraho bitewe n'uko wakoze imibonano mpuzabitsina tutitaye kuba I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. You call me a god. 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 I don't know how to stop. I just go till I drop. Whether it's working or shots, give it all that I got. Rero niba wakoranye imibonano mpuzabitsina n'umuntu utizeye, ni byiza ko wihutira gufata imiti kugira ngo wirinde ibyago byo kuba wakandura. Ikintu cya kabiri ukwiye kwihutira gukora ni ukwirinda kuba watera cyangwa se waterwa inda. Amahirwe ya mbere niba yagucitse ukaba utigeze ukoresha agakingirizo uri gukora imibonano mpuzabitsina, no kwifata of course byari byanze, ubwo ikiba gisigaye cyonyine ni amahirwe yo kuba wakoresha imiti ibirinda gusama. Ahangaha ntabwo bireba umukobwa wenyine, kuko nawe muhungu mu gihe wateye inda n'izindi nshingano nshyashya ziba zakugiyeho. So ni byiza ko wafasha wa mukobwa mwakoranye imibonano mpuzabitsina, niba se atabisobanukiwe cyangwa se atabyitayeho cyane, byaba byiza mu gihe waba umwibukije, kuko ni inshingano ziba zigiye kubaremerera mwese, bititaye kuba umukobwa ari uzarira umwana cyane, ariko nawe muhungu uba uzabivunikiramo. So ni byiza ko wamufasha mu gihe ubishoboye. Ahangaha imiti ishobora kuba yarinda umukobwa gusama iboneka mu mafarumasi agiye atandukanye mu gihugu. So wamufasha. Umuti ukoreshwa cyane n'uwo bita Nururevo, ariko hari n'indi igiye itandukanye. Rero mu gihe uzi ko wakoze imibonano mpuzabitsina n'umukobwa cyangwa se nawe mukobwa wayikoranye n'umuhungu, byaba byiza ugiye muri farumasi kwegereye ukaba wagura iyi miti ikurinda gusama, iyo bakunze kwita morning after pill. Hari no kuba baguhereza imiti isanzwe ikoreshwa mu kuboneza urubyaro, nayo ikaba yakurinda gusama. Ahangaha farumasi wagiyemo, umukozi waho azagusobanurira, akubwira uburyo uri buyikoreshe, ariko ikigambiriwe azaba ari ukwirinda kuba wasama yandi utigeze uteganya. Ikintu cya gatatu ukwiye kwitaho ni ukuba wakirinda izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ubundi urubyiruko dukunze kwita ku kintu cy'inda ndetse na sida, akaba ari byo bintu twumva ko biteye ubwoba cyangwa se umuntu akwiye kwitaho mbere na mbere, ariko hari n'izindi ndwara zikomeye cyane ushobora kuba wahurira nazo mu mibonano mpuzabitsina, harimo nka mburugu,
imitezi se, hepatite B cyangwa se na trichomonas ndetse n'izindi nyinshi cyane. Ahangaha rero nibyo navugaga ko kuba wakoresheje agakingirizo bitaguhereza ubwirinzi 100%. Ushobora kuba wagira ibyago byo kuba wakandura imwe muri izi ndwara kandi wari wakoresheje agakingirizo. Murabizi ko imibonano mpuzabitsina ijyana n'ibintu byinshi harimo nko gusomana. Kagakingirizo ukambara ku gitsina cyawe ariko umunwa wawe mu gihe urimo gusomana nta kintu cy'ubwirinzi ukoreshaho. So biroroshye kuba wakandura hepatite cyangwa se n'izindi ndwara urimo urasomana na mugenzi wawe kandi nyamara imibonano mpuzabitsina ya nyayo mwayikoresheje agakingirizo. Ikindi hariho n'abantu bamwe na bamwe bakoresha iminwa yabo bakarigata amatembabuzi yo ku gitsina. Igihe rero umunwa wawe ugeze hari amatembabuzi y'umugore, nk'uko bizwi ko ari amatembabuzi yo mu gitsina aba afite ubwandu bw'agakoko gatera sida buri hejuru ugereranyije n'andi matembabuzi yo mu mubiri. So igihe rero ufashe umunwa wawe ukakoza ku gitsina ukajya hariya amatembabuzi, ni ikintu kidasaba n'isegonda kuba wahandurira virusi itera sida kandi nyamara imibonano mpuzabitsina wayikoresheje agakingirizo. Rero ntabwo bikwiye ko utekereza ko gukoresha agakingirizo bihagije ngo ntube wakandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Nanone ibi bishobora kuba mu gihe agakingirizo kacitse cyangwa se mu gihe waba ufite udusebe ukaba ushobora kuba wahandurira, cyane cyane ko haba harimo amatembabuzi y'umukobwa ndetse n'umuhungu byose biri ku gakingirizo. So urumva ko ku muhungu ashobora nawe kuba yahandurira. Rero niyo mpamvu navugaga ko kuba wakoresheje agakingirizo ntabwo bikwiye kuba impamvu yo kuvuga ngo wikingiye ngo wumve ko ufite ubwirinzi 100%. Ukwiye nawe kubitekerezaho ugakomeza kwitwararika kugira ngo ukomeze kugira amagara mazima. Rero kuri iyi ngingo, nyuma y'ibyumweru 2 ukoze imibonano mpuzabitsina yaba ikingiye cyangwa se idakingiye, ariko cyane cyane kuri wa wundi wakoze idakingiye, wagakwiye gukoresha ibizamini ukipimisha indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ahangaha impamvu ushobora kuba udafite ibimenyetso by'izo ndwara cyangwa se nta bubabare urimo kumva, ariko birashoboka cyane ko waba waranduriye mu mibonano mpuzabitsina runaka indwara zigiye zitandukanye. Rero niba warakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, ni byiza ko wakipimisha izo ndwara zirimo imitezi, mburugu ndetse n'izindi nka trichomonas, ukaba wazivuza hakiri kare mu gihe wasanga uzifite, cyane cyane ko ari indwara ziba zifite ingaruka zikomeye cyane mu buzima bwawe mu gihe waba uzimaranye igihe kinini utazivuje. Muri izo ngaruka haba harimo ubugumba ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Ni byiza rero ko wabimenya hakiri kare, cyane cyane ko ni indwara zivurwa zigakira ukongera ukamera neza. Nakubwira ngo ni byiza kwifata ukirinda gukora imibonano mpuzabitsina igihe cyose utarashyingirwa, ariko nanone niba bigeze ku mahitamo ya nyuma, uragirwa inama yo kuba wakoresha agakingirizo kuko byibura byakurinda kuba watera cyangwa se waterwa inda
cyangwa se nanone kuba wakandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Karakurinda ku kigero byibura cya 85%. Urumva ko 15 n'ubundi uba ufite ibyago byo kuba wahura na za ngorane zo mu mibonano mpuzabitsina. Nk'abantu twemera Imana kandi tukubaha amategeko yayo, ni byiza cyane gukomeza kwifata kurusha guhitamo gukoresha agakingirizo, kuko agakingirizo gafite ubushobozi bwo kuba katurinda indwara ariko nta bushobozi bwo kuturinda icyaha gafite. Murumva rero ko kwifata ari bwo buryo bwiza butagira ibyago na bike buteza. Ni uburyo bwiza w'100% mu kurinda ingorane zose wahurira nazo mu mibonano mpuzabitsina. So wakoze cyane kubana nanjye muri video, ndagushimiye cyane. Reka tuzongere gutaha, ndagukunda. Bye. Mwah.